umuntu wuzuye kwizera ibitangaza biba ari ibiryo bye. Amen. Usubiramo ako kantu. Umuntu wuzuye kwizera ibitangaza biba ari ibiryo bye. Kwizera kuramugaburira aho abandi basonze, we kwizera kumuzanira ibyo akeneye, abandi babuze uko bagenza, kwizera gukorera imirimo abona ko kubabona abantu bari gusubiza abona ibintu byahindutse. Haleluya. Uzure kwizera. Shalom. This is Rwayitare Show. Turabakiriye hano mugubwe neza aho muri hose mu bice byose, muri Afrika, mu Burayi, muri Aziya, muri Amerika, ibice byose waba urimo ukurikira Rwayitare Show ugubwe neza. Amen. Sindi jyenyine yo ndi kumwe na Epifani, nkaba kumwe na Tine. Hano tubazanira, murabizi abakurikira Rwayitare Show, tubazanira ijambo ry'Imana, tukabazanira ubuhamya bw'iby'Imana iba yakoze. Kuri iyi nshuro rero nanone tubazaniye ubuhamya bw'uwitwa Fred Sande, ari Kampala muri Uganda. Aratangira avuga ngo ndashimira Imana ikoresha Patrick yuzuye kwizera n'ibyiringiro byinshi. Amen. Uwo ni Sande. Yego. Arashima Imana ikoresha Pastor Patrick. Yego. Yuzuye kwizera n'ibyiringiro byinshi. Kandi koko Sande ibyo uvuga ni ukuri. Amen. Ibyo Sande avuga ni ukuri. Amen. Pastor, umuntu uzi Pastor wese amuzi icyo kintu, kwizera ibyiringiro byinshi. Arizera n'ibyo abandi batizera, we arabyizera. Naho abandi bananiwe usanga yizeye. Amina. Ahagarara ku ijambo. Amina. Arakomeza avuga ngo Pastor namubonye kenshi iwacu Nyagatare, mubona kenshi Mpororo muri Uganda. Pastor maze kumubona kenshi hano Kampala muri Uganda, kuko ntiho nsigayemo. Urumva rero Sande uvuga Pastor aramuzi ngo amaze kumubona kenshi Nyagatare. Yashyizeho kenshi, maze kumubona kenshi Nyagatare, amaze kumubona kenshi Mpororo muri Uganda, amaze kubona kenshi Kampala, kuko ubu ngubu niho asigaye aba. Uyu nguyu Sande nyine uba ari Kampala. Ntago bamumubwiye, nta muntu wigeze umubwira umushumba, ahubwo we aramuzi, aramwibonera. Aravuga rero ibintu azi, yabonesheje amaso ye akumvisha amatwi. Yagiye kuri tele. Yego. Yigereye kuri tele Sande. Arakomeza avuga ngo Pastor nakurikiye kenshi. Yego. Chano. Amina. Chano ye nkumva ijambo atambutsa ubuhamya bw'iby'Imana iba ikorera abantu binyuze mu ijambo aba yavuze. Amen. Nukuri Imana ishobora byose ikoresha Pasiteri ibintu bikomeye. Amen. Urumva yamukurikiye kenshi. Yamukurikiye hose, Nyagatare, Mpororo, Kampala, amukurikiye kenshi kuri cyano, kuri Rwayitare Show. Ijambo rica kuri Rwayitare Show naryo ararikurikiye. N'ubuhamya buhaca. Ngo Pasiteri ngo Imana imukoresha ibintu byinshi bikomeye. Ingero nyinshi zitandukanye. Arimo mbese aravuga umuntu azi neza atabwiwe. Buriya nta kintu cyiza nko kuvuga. Yaramwiboneye amaso ku maso, akamubona avuga ijambo kuri Rwayitare Show, aho hose aramuzi. Imana ishimwe. Amina. Imana iguhe umugisha Fred. Koko Pasiteri uramuzi pe. Kandi ibi bintu nawe urimo kuvuga natwe twabihamya, twe twicaye hano niko bimeze. Ntago wagiye inyuma, ntago wibeshye, ibyo uvuga ni ukuri. Amen. Pasiteri Imana imukoresha ibintu bikomeye. Imana yamwujuje kwizera gukomeye. Kandi akunda kukwigishaho. Amen. Ntabwo ashaka kwigisha ngo ave ku gatuta atavuze ijambo ryitwa kwizera. Atavuze kwizera Pastor ntibishoboka. Ntiyava ku gatuta. Kuko kwizera biramwuzuye. Ayo mavuta yo kwizera amurimo. Ntabwo rero ashaka kuva ku gatuti atigishije ijambo ryitwa kwizera. Ntibishoboka.
kuko rega kwizera Imana niho hari ubuzima, niho tubonera ubutsinzi, niho dukirira. Ubwo rero urumva harimo n'izingiro ry'ubuzima, ntabwo ashaka kuva ku gatuti rero ataryigishije. Nibishoboka. Pastor wacu Imana imumugisha, imbaraga n'amavuta. Yamenye ukuri, amenya ko modo passe y'ubuzima ari ukwizera. N'ubundi niko bimeze. Password nta yindi, ni ukwizera ijambo ry'Imana. Umukristo wese nta yindi password, ni ukwizera. Utizera ntacyo wageraho. Utizera ntibishoboka kanezeza Imana. Birasaba rero ngo twizere Imana, twizere ijambo ryayo. Amen. Kugira ngo nayo tunezere, natwe tuyinezere, turasabwa kwizera. Amen. Imana ishimwe ko umushumba atwigisha kwizera. Kwizera nibwo buzima, niyo mibereho. Amina. Nibwo butsinzi, niko gukomera, niko kugera ku bintu byinshi ubona bidashoboka. Ibyo tuba tubona bidashoboka, kwizera ko kukwereka ko bishoboka. Wowe kwizera kukwereka ibitariho ko biriho. Amen. Kwizera gufata ibyapfuye kukabihindura bizima, bidafite ubuzima bikabona ubuzima kubwo kwizera. Rero iyo karite pastor arayujuje, nukuri Imana arayimuhaye. Aho dusabye abantu bariko baratwumviriza kuri Rwayitare Show, turabinginze naho mufatireho, mufati ijambo kwizera, mubigira ubuzima bwanyu, kwizera ijambo ry'Imana. Ibyo kwizera ni byinshi hanze, ariko wizera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ubuzima, ijambo ry'Imana n'amahoro, ijambo ry'Imana ririmo byose. Amina. Amen. Abantu benshi bafite ibyo bagezeho kuri iyi si bikomeye, nuko nuko bizeye. Arakomeza yasomye Mariko 11:22, Yohana 11:40. Turaza kuhasoma, reka dukomeze. Yuzuye ijambo, byose birashoboka. Ntibishoboka ntimubamo. Haleluya. Numvira akantu, yuzuye ijambo, byose birashoboka. Ntibishoboka ntimubamo. Uko niko kuri. Yaramumenye yaramubonye, umva yaramwiyumviye, ni ukuri. Sande Imana imuhumugisha. Uramusobanukiwe pastor. Pastor Patrick uramusobanukiwe. Koko muri we nta nibishoboka ibamo. Nta nibishoboka ibamo. Natwe kuva igihe tubaniye nawe, igihe yadushumbiye ntabwo turumva ntibishoboka mu kanwa ke. Ahorana birashoboka, kandi koko bigashoboka. Aho twe tutabonaga inzira, twe tubona byarangiye, ariko akadushiramo kwizera, natwe tukakwakira. Hahandi tutabonaga inzira tukayihabona. Nawe ukurikiye Rwayitare Show, izere, kwizera bigira ubuzima. Uraza kubona ibidashoboka bihinduka ibishoboka. Amen. Ibidashoboka biraza guhinduka ibishoboka. Umuntu ukurikiye Rwayitare Show, ibidashoboka biraza guhinduka ibishoboka. Wowe izere ijambo ry'umunyamavuta. Arakomeza avuga ngo haka kantu karimo amavuta. Yuzuye ijambo, byose birashoboka, ntibishoboka ntimubamo. Arakomeza avuga ngo umwumvise cyangwa uhuye nawe, ubuzima burahinduka. Ibyo ndabizi, ndabihamya. Nibyo. Umwumvise cyangwa uhuye nawe, ubuzima burahinduka. Ibyo ndabizi neza, ndabihamya. Uko ni ukuri, kuko yuzuye kwizera, kandi kwizera bizana ubuzima. Ubwo rero nawe atanga ubuzima. Ariyorosha ukwizera akaba ariko kumuyobora. Ubundi niko bimeze. Umuyoborwa no umukristo wese wuzuye kwizera ayoborwa no kwizera. Nukuri ayoborwa no kwizera. Mama Byiringiro, dusomere 11:22 Mariko. Twumve noneho ibi byanditswe. Mariko 11:22. Akunda ibi byanditswe, akunda. Ubwo ni na style akunda. Mariko 11:22 haravuga ngo Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Yesu arabasubiza ati, mwizere Imana. Reka tubwire abantu bakurikiye Rwayitare Show, nawe izere Imana.
nawe wizera Imana. Amina. Abantu bizera Imana nukuri ibidashoboka birashoboka. nukuri abantu bizera Imana ati bizera Imana Epifani ibidashoboka birashoboka. Amen. Mbere y'Imana byose birashoboka. Nta kintu na kimwe kidashoboka. Amen. Amina. Yesu ijambo Yesu yivugiye arababwira ngo si Petero warivuze, si Yohana warivuze, ni Yesu wabivuze. Ni Yesu byavuye mu kanwa. Imana ubwayo niyo yabyivugiye. Haleluya. Ngo mwizere Imana. Yego. Nawe wowe wari wihebye, wowe wari ukubititse, wowe wabonaga bidashoboka, wowe wabonaga nta nzira, wowe wabonaga nta cyerekezo, wowe wabonaga byarangiye, izere Imana. Amen. Izere Imana. Yesu ngo arababwira ngo mwizere Imana. Amina. Abantu bakurikiye Rwahitare Show twizere Imana. Natwe twizere Imana. Byose biracyashoboka. Byose biracyashoboka. Uko yari ejo uyu munsi ni kwiri. Amina. Kandi kizahora. Imana ntihinduka. Ni Imana idasaza. Ni Imana idasaza. Idahindurwa n'ibihe. Ni Imana idatinya amapfa. Ni Imana idatinya amapfa. Ni Imana ihora yuzuye gukora. Amina. Amina. Umuntu wuzuye kwizera ibitangaza biba ari ibiryo bye. Amen. Usubiramo ako kantu. Umuntu wuzuye kwizera ibitangaza biba ari ibiryo bye. Kwizera kuramugaburira aho abandi basonze, we kwizera kumuzanira ibyo akeneye, abandi babuze uko bagenda, kwizera kumukorera imirimo, abona ko byacitse, kubabona bari gusubiza, abona ibintu byahindutse. Amina. Haleluya. Uzure kwizera. Yesu barababwira ngo mwizere Imana. Nawe wizera Imana birashoboka. Wizera Imana urabona akazi. Wizera Imana urabyara. Wizera Imana birahinduka. Wizera Imana inzira zirakinguka, imiryango irafunguka, ibyanze birakoreka. Twizere Imana. Amina. Buri segonda. Amina. Kwizera biduhindukira. Amina. Biduhindukira ubuzima. Dusomere Yohana 11:40. Magambo yo kwizera gusa. Amina. Sande. Yohana 11:40. Aramuzi neza. Yohana 11:40. Yohana 11:40. Yesu aramubwira ati. Yesu aramubwira ati. Sinakubwiye nti. Niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Ariko ni Yesu. Nta wundi. Yesu warabivuze. Sinababwiye nti. Niwizera urabona ubwiza. Gasubiremo. Yego. Yohana 11:40. Yesu aramubwira ati. Sinakubwiye. Niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana. Uwo ni Yesu uri kubivuga abwira ba Mariya na Marita. Bari bafite ikibazo bavuga ngo yatinze. Lazaro ntiyazuka. Musaza wabo ntiyazuka, yapfuye amaze igihe aranuka byarangiye. Ariko ahantu hari ukwizera ibintu ntibijya birangira. Amina. Yesu yarahageze abasaba kwizera. Ati mwene mwizere. Mugiye kubona ubwiza bw'Imana. Barabubonye cyane ntibabubonye. Barabubonye. Haleluya. Amina. Kwizera. Ufata ibyapfuye ukabiha ubuzima. Amen. Kwizera kwazuye Lazaro. Nawe kwazura ibyawe. Nawe kwakuzura. Akira kwizera. Haleluya. Amina. Kwizera mwizina. Kuraza kugucisha abandi bananiwe. Wewe ukurikiye Rwahitare Show. Uzura kwizera. Uraza kubona ubwiza bw'Imana. Uzura kwizera uraza gutsinda. Uzura kwizera ngo sinakubwiye ngo niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Ahari ukwizera nta kubona ibibi bibaho. Ahantu hari ukwizera ibibi ntago bibaho kubibona. Ahantu hari ukwizera habaho kubona ubwiza bw'Imana. Ntibishoboka ntago yakandagira. Ahantu hari ukwizera habaho kubona ibigutera imbaraga. Ahantu hari ukwizera habaho motivation, habaho ibigusubizamo intege, habaho
ibiguhumuriza, habaho ibikuzamura, habaho ibikubwira ngo birashoboka, habaho ibikubwira ngo uyu munsi nubwo bitakunze ejo bizakunda, uyu munsi nubwo byanze ejo ntago bizanga. Ahantu hari ukwizera hahora ubwiza bw'Imana buhumuriza abantu b'Imana. Amina, amina. Ahantu hari ukwizera, haleluya, byose birashoboka, byose birashoboka. Imana irahakora, Imana irakora, irururuka igakorana nawe, kwizera, haleluya. Amina. Imana ibahe kwizera, Imana ihe kwizera abantu bose bakurikiye Rwahitare Show. Kwizera ibyo ushaka kugeraho byose, ibyo wifuza byose, ibyo ushaka byose bihishe mu kwizera. Ni wizera, reka nkubwire, byinshi tubibura kuko tutizeye. Kuko Imana uko yakoraga ibitangaza n'uyu munsi iracyabikora, n'uyu munsi iracyabikora. Mariya na Marita ntabwo bari bazi ko Yohana n'abazi ko Lazaro yazuka, ariko kwizera ko kwahamirizaga Yesu ko nubwo Lazaro yapfuye, ariko nibizera ibintu birongera bibeho. Ikintu cyica abantu cya mbere kibakamuramo kwizera. Umwanzi wawe ukomeye nukubuza kwizera ibyo Imana ikubwira. Umwanzi wacu ukomeye natwe ubwacu, umwanzi wacu ukomeye nutubuza kwizera ibyo Imana itubwira. Ibaze Yesu arababwiye ati nimwizere muri bubone ubwiza bw'Imana, nimwizere. Ariko urumva ko iyo haje kutizera ntabwo wabona ubwiza bw'Imana, ntabwo bari kubona musaza wabagaruka ubuzima, ariko nabo barizeye. Amina, amina. Nawe ukurikiye Rwahitare Show, izere urabona ubwiza bw'Imana, izere uraguka, izere uratera imbere, izere ibintu birahinduka. Abona ukurikiye Rwahitare Show, izere ibintu birahinduka ati amina. Iyo umuntu yizeye ijambo ry'Imana, ukizera ibyo umuhanuzi yakuvuze, aho abandi basakuza, we wuzura amashimwe. Amen. Kuko wuzuye kwizera, uhagaze ku cyo Imana yakuvuze, uhagaze ku cyo umushumba kwaturaho, aho abandi basakuza, uba wuzuye kwizera, wuzura amashimwe, ukabona ibitangaza, ukabona gutanga ubuhamya, kandi abandi barimo baraganya, bameze nabi, bararira, barihebye. Ubuzima, kwizera n'ubuzima. Amina. Reka tubwire abantu bakurikiye Rwahitare Show, ongera usubiremo cya cyanditswe cya Mariko 11:22. Yesu arabasubiza ati nizere Imana. Yohana 11:40. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizere uribona ubwiza bw'Imana. Reka tubwire abantu bakurikiye Rwahitare Show, izere urabona ubwiza bw'Imana, izere uratera imbere, izere uraguka, izere ibintu biratungana, izere imiryango irakinguka, izere wuzuye kwizera, izere wuzuye kwizera, uryame mu kwizera, ugendere mu kwizera, wicare mu kwizera, wigire mu kwizera, ukorere mu kwizera, utekereze mu kwizera, urebere mu kwizera, ibyawe bibe kwizera, ukubona kubonemo kwizera, nta bindi akubonamo gusa, akubonemo kwizera gusa. Amina. Abantu bakurikiye Rwahitare Show, mugubwe neza, wuzure kwizera. Imana y'amahoro ibane namwe, kwizera kubazeho, kubahesha ibyanyu byose mu izina rya Yesu. Amina.